I'm happy to formally announce that Rwanda is bidding to bring the thrill of racing back to Africa by hosting Formula One Grand Prix. Formula One isiganwa ry'amamodoka riri ku rwego ruhambaye. Imodoka ziba zirukanka cyane ndetse abazitwaye babisaba ubwenge n'ubuhanga buhambaye cyane, kandi hano kubona itsinzi bisaba nibura kuba wagenze nibura mayiro zirenga 200 ku isaha. Biba binejeje kandi bihambaye. Inkuru ya Formula 1 itangirira mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 aho irushanwa rya mbere Grand Prix ari irushanwa nyine ry'iyi Formula 1 ryabereye muri Le Mans mu Faransa mu mwaka w'1906. ndetse iri rushanwa ryari ryo gutestinga ndetse no kureba ubuhangange mu gukora za engine z'amamodoka. Mu myaka y'1920 ndetse n'1930 mu Burayi isiganwa ryo kwirukanka ku mamodoka ndetse n'amamoto ryari kugenda rifata indi ntera, kandi ahangaha inganda zabaga zihanganye cyane cyane icyo gihe zari Alfa Romeo ndetse na Mercedes Benz. Inyuma y'intambara ya kabiri y'isi, chapitre nshyashya yaratangiye. Mu mwaka w'1946 Federation Internationale d'Automobile FIA yashyize amabwiriza ndetse n'amategeko agenga uyu mukino ku rundi rwego. Ni nabyo byaje kuvamo Formula 1. Mu myaka y'1950 ibihangange mu gusiganwa muri uyu mukino nka Giuseppe Farina ndetse na Joan Manuel Fangio nibo bari bamaze kubyamamare, aho Fangio yaramaze gutwara ibihembo inshuro 5 zose nk'umukinnyi nyine wegukanye intsinzi. Nubwo ibi byose byabaga icyo gihe byari ibihe bigoye cyane birimo umutekano mukeya muri irushanwa bitewe nuko ikoranabuhanga mu gukora amamodoka ryari rikiri keya cyane, mbega ubuziranenge bwazo butizewe 100%. Mu myaka y'1960 hatangiye kuzamo innovation mu gukora zino modoka zikoreshwa mu marushanwa. Ikipe y'Abongereza nka Lotus yatangiye gushyiraho design nshyashya ndetse zifite ikoranabuhanga ryitwa aerodynamics. Iri ni ikoranabuhanga rifasha imodoka kuguma hasi igihe ziri ku muvuduko uhambaye cyane ku buryo bituma nyine ziguma ziri stable. Ikindi kandi muri iyo myaka ni nabwo ubucuruzi bwatangiye gukorwa muri iri rushanwa, amakampani menshi akaza kwamamarizamo kugira ngo azamure brand yayo. Mu myaka y'1970 hatangiye kubamo noneho competition ihambaye cyane, aho ibyamamare nka Rick Lauda ndetse na James Hunt w'Umwongereza bari bahanganye icyo gihe. Byari ibihe byiza bitangiye kuzamo umunezero mwinshi ku bakunzi b'iyo mikino, ndetse kandi n'ikoranabuhanga rimaze kugera ku rundi rwego, aho umutekano ndetse no kwizera imodoka zakoreshwaga muri ayo marushanwa byari bimaze kugera hafi 100%. Tugeze mu myaka y'1980 nibwo twari tugeze muri turbo era. Hano haratangiye gukoreshwa za turbocharged engines. Hano rero izi zafashaga nyine izi modoka kuba zirukanka cyane kandi zikomeye cyane ku buryo kuzireba ziri gusiganwa rwose byabaga biryoheye amaso y'umuntu wabaga waje kureba ayo marushanwa. Ndetse icyo gihe ibihangaje nka Alain Prost ndetse na Ayrton Senna bandikishije amazina yabo mu mateka bitewe nuko ibyo bakoze muri icyo gihe ari ibintu bitazigera byibagirana mu mateka y'umukino wa Formula 1. Nubwo imikino ya Formula 1 yari itangiye kwigarura imitima y'abantu bose hafi ku isi yose, ariko nanone ibizazane ndetse n'ibyago byagiye biyizamo, dore ko hari hatangiye no kujya habaho impanuka, aho mu mwaka w'1994 habayeho impanuka ndetse abashoferi barapfa, harimo nk'uwitwaga Iconic Senna. Ibi kandi byatumye abakora izi modoka bongera gutekereza nanone ku ikoranabuhanga ryabo ndetse no kongera gusubiramo amaformule yifashishwaga mu kubaka izi modoka, cyane cyane bita ku buryo zaba ari imodoka ziri safe. Mu myaka y'1990 kugeza mu ntangiriro z'umwaka w'2000 intsinzi zari ku muntu umwe, ari we witwa Michael Schumacher.
uyu Formula 1 yari amaze kuyigira nk'akarima ke, aho yari amaze gutwara ibihembo by'isi 7 byose. Ibi kandi ikaba nabyo bimugira umuhanga cyane muri Formula 1 kugeza uyu munsi. Twinjire muri modern era. Mu myaka ya za 2010 Lewis Hamilton yaje kuba icyamamare cyane muri Formula 1, ndetse kandi aza kurusha noneho Schumacher. Ndetse kandi uyu nguyu yandikishije izina aho yatwaye ibihembo bigera nawe kuri 7. Mu mwaka wa 2022 hajeho andi mabwiriza n'amategeko agenga uyu mukino yaragamije gutuma iri rushanwa riba irushanwa rikomeye cyane, ndetse kandi nanone hazaho kwagura za stages kugira ngo competition nyine ikomeze iryohe cyane mu makipe nka Mercedes, Red Bull ndetse na Ferrari. Formula 1 Hybrid era hatangiye gukoreshwa imodoka z'amashanyarazi kugira ngo bafokasinge kuri sustainability y'iri rushanwa, ndetse n'imodoka zikoreshwa mu kandi nanone hari intego yuko mu mwaka wa 2030 hazaba hari net zero carbon emissions. Formula 1 mu Rwanda. A big thank you to Stefano Domenicali and the entire team at Formula 1 for the good progress in our discussions so far. Ubu ngubu amaso ahanzwe Afrika, ndetse kandi u Rwanda rwiyemeje kuba rwahostinga Grand Prix. Biragaragaza ikintu gihambaye cyane mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, dore ko uyu mukino wa Formula 1 waherukaga kubera muri Afrika mu mwaka wa 1993 nabwo ubereye muri South Africa. Bakiri rushanwa kandi byanashimangiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho u Rwanda nyine rwatanze kandidatire yo kwakira isiganwa rya mbere rikomeye mu mukino wo gutwara imodoka Formula 1. Bikaba ndetse byaratangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA iri kubera mu Rwanda. Ubwo yitabiraga ifungurwa ryayo, Perezida Paul Kagame yagize ati, nishimiye gutangaza ku mugaragaro ko u Rwanda ruri gusaba kugarura isiganwa ridasanzwe ku mugabane wa Afrika binyuze mu kwakira Grand Prix ya Formula 1. Ndashimira Stefano Domenicali n'ikipe ye yose ya Formula 1 ku nzira nziza ibiganiro byacu birimo kugeza ubu. Perezida Paul Kagame kandi yijeje FIA ko u Rwanda rushyize umutima kuri iyi gahunda, ku buryo mu gihe rwahabwa ayo mahirwe nyine bizatera ishema benshi. Yakomeje ati, ndabizeza ko turi kujya kuri uyu murongo tubishyizeho umutima bikwiye. Twese hamwe tuzubaka ikintu tuzaterwa ishema nacyo. Kwakira Formula 1 ntago ari ikintu nanone twavuga ko cyoroshye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, bitewe nuko gitwara akayabo kenshi k'amafaranga, dore ko kubaka sakati yayo byonyine estimation ari miliyoni 270 z'amadolari y'abanyamerika. Kandi nanone tutongeyeho ibindi bintu byifashishwa mu gutegura iyo event bigiye bitandukanye. Bishobora kuza bigasanga u Rwanda rushoye amafaranga menshi cyane atagira umubare kugira ngo gusa rwakire uyu mukino cyangwa se iri rushanwa rya Formula 1. Amafaranga menshi ashoboka yose u Rwanda rwiteguye kuyashoramo kugira ngo rwakire iri rushanwa rya Formula 1. Se birashoboka koko u Rwanda rushobora gushoramo ako kayabo k'amafaranga maze rukazayagaruza. U Rwanda rushobora kungukira mu bintu byinshi cyane, urugero nk'ubukerarugendo. Iri rushanwa rya Formula 1 Grand Prix ryatarakitinga cyangwa se rikurura abantu benshi baturutse imihanda n'imihanda y'amahanga kuza gusura nyine icyo gihugu yabereyemo, bitewe nuko ari rushanwa rikundwa n'abantu benshi, ndetse kandi bikaba bishobora kuba byatuma habaho kwiyongera kwa demand muri hospitality, harimo nk'amahoteli, amaresitora ndetse n'ingendo zitandukanye zijya gusura ahantu hagiye hatandukanye. Ibi gatuma mu gihugu hinjira amafaranga menshi aturutse mu bihugu byo hanze. Ahandi nanone u Rwanda rushobora kungukira ni muri local business opportunities. Hano ndavuga ni small businesses, medium enterprises. Ibi byose byakunguka bitewe na demand nyine iturutse mu bintu ndetse na service bagurishije, ibyo kujya, transport ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Nanone ntago twakibagirwa job creation, aho kwakira nyine iri rushanwa bishobora gutuma habaho gukerewa kw'akazi gashyashya cyane cyane muri construction, logistics, event management ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu gutegura irushanwa. Ikindi nanone twavuga ni
global brand ndetse na recognition. U Rwanda ruri kugenda rugera ku ruhando mpuzamahanga muri competition mu kwakira ama events, aho iyi Formula 1 nayo yatuma u Rwanda rwose ruba igihugu kizwi na buri muntu wese hano ku isi, kandi ibyo bituma nyine investment ziba nyinshi ziturutse ba investors bo hanze, bitewe n'uko igihugu bamaze kukigirira icyizere bakaza bagashoramo imari. Gushora muri Formula 1 ku Rwanda ntago ari igihombo, ahubwo ni inyungu zahazaza h'igihugu cy'u Rwanda. Buri mpamvu nabwira n'abanyarwanda twese duhaguruke kugira ngo dushyigikire igihugu cyacu mu guhostinga iyi Formula 1. Bituramuka twemerewe kuyihostinga, tushyigikire mwitegurwa ryayo, maze tuzirebere ibirori by'akataraboneka ku isi hose, ibirori bihuruza amahanga yose, maze ibendera ry'igihugu cyacu rizamuke rigere mu bicu, igihugu cyacu kibe ubukombe. Ni Rwanda Doc Official, kandi subscribe ni wakunze iki cyegeranyo.